Yes, nongeye guha ikaze ku YouTube channel. Uyu mwanya rero tugiye kugaruka ku kibazo cy'uyu mukobwa Nyampinga Nshuti Divine Muheto. Uyu mukobwa rero ngira murabizi amaze iminsi ari mu bintu agenda aburana hirya no hino ajya kwisobanura. Uyu mukobwa ubundi ikintu arimo ashinjwa hanini ni ugutwara ikinyabiziga yasinze, hanyuma akagenda yangiza ibikorwa bimwe na rimwe bya leta, yewe harimo kugonga amapoto, imikindo ku muhanda. Ibyo nibyo bintu barimo baziza uyu mukobwa, cyane yuko uyu mukobwa ntabwo yari azi gutwara imodokari neza, ariko noneho bikubitaneho n'ukuntu atari azi gutwara ikinyabiziga neza, noneho n'akarusho yagitwaye yasinze, bityo ngicyo agenda agonga ibidukikije, ibikorwa remezo bya leta. Yagonze umukindo umwe, agonga n'ipoto. Urumva yuko ibyo ni ibintu byinshi cyane, umuntu wese abigonze aba akwiye kubihanirwa. None we nta nubwo ari ibyo barimo bamuziza, ahubwo ikibazo kinini barimo bamuziza ni uko yatwaye icyo kinyabiziga yasinze. Gusa ikibazo cy'uyu mukobwa, hari umuhanzi w'icyamamare yamaze kucyinjiramo, ari we muhanzi bita TAYARI Bruce Melody. Ese ubundi wakibaza niki cyatumye uyu muhanzi TAYARI Bruce Melody cyangwa se TAYARI Bruce, ariyo mazina ye nyakuri, ariko washatse wanamwita TAYARI Bruce Melody, ariko ubusanzwe yitwa Bruce mu muziki nyarwanda, aho twawumenye nka Bruce Melody. Niyo mpamvu abantu benshi bakunze kwibeshya iyo barimo bavuga izina ry'uyu muhungu cyangwa se uyu mugabo. Uyu mugabo rero wacu Bruce Melody uyu mwanya yinjiye mu kibazo cy'uyu mukobwa Nyampinga Nshuti Divine Muheto, amuvuganira avuga ngo rwose nibamureke yigire mu kazi kiwe, avuga yuko amafaranga yose bifuza ubundi byagenze gute kugira ngo Bruce Melody yinjire mu kibazo cy'uyu mukobwa ajye kwikorera akazi kiwe. Uyu mukobwa rero nk'uko mubizi, ni umukobwa ufite izina rikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umukobwa mwiza cyane, ni umukobwa ndetse wifuzwa na buri musore wese. Gusa uyu mukobwa ikintu cyari cyatumye atabwa muri yombi, ngira ngo benshi murakizi, ahanini kwari ukwangiza ibikorwa remezo. Rero mbere na mbere ko dukomeza ikiganiro cyacu, reka mbanze ngusabe gukanda subscribe kuri iyi YouTube channel kugira ngo tujye tubahana mu biganiro byinshi bya buri munsi bitandukanye. Ariko mbere yuko dukomeza iki kiganiro, reka mbanze nkubwire iki kintu kandi nawe utumve neza, ugire n'icyo utubwira. Ese wowe uri leta ubwawe ukabona umuntu atwaye ikinyabiziga yasinze akagenda agonga ibidukikije, nawe uri umuyobozi, tubwira icyo wakora muri makeya. Fata umwanya wawe ubifate nkaho wimagine nkaho muri makeya uri umuyobozi. Umuntu atwaye ikinyabiziga yasinze, wenda nk'umuvandimwe wawe cyangwa umuntu uwo ari we wese atwaye ikinyabiziga yasinze, hanyuma agiye yangiza ibikorwa remezo nk'uko uyu mukobwa yabikoze, kugonga imikindo, yewe akagonga n'ipoto rimwe ry'amashanyarazi. Hanyuma noneho irindi kosa rikomeye uyu mukobwa yakoze akimara kubigonga, ntabwo yahise ajya kubivuga kuri leta bamenye uburyo babikemura ikibazo hakiri kare, ahubwo we yahise amera nk'umuntu uhunze, aragenda hashira umwanya munini cyangwa se igihe kinini uyu mukobwa yaburiwe irengero. Gusa hanyuma bitewe n'isari yaviriye mu kabari ndetse n'ahaca, byaje kumenyekana ko ari we yahagonze. Amakuru bagenda bayahuza gutyo, biza kurangira bihuriranye gutyo, cyane yuko noneho cyabihamije neza, akimara kugonga ibyo bikorwa remezo bya leta yahise ahunga, aburirwa irengero. Abantu benshi babanza kubura aho yagiye, gusa hanyuma burya ikintu cyose wakora ibimenyetso birigaragaza. Ntuzakore n'ikosa ryo gukora ikintu kibi uhite uhunga, uzajya ubanza ushidikanya. Uyu mukobwa rero, ese ari wowe ubona bamukorera iki? Uyu mukobwa birimo bivugwa yuko ashobora kuba agiye gukatirwa, yagiye kuburana, ariko ibyo yashinjwaga agashya kabaye yabyihakanye, avuga yuko atari we yabikoze. Ngira ngo mwagiye mubibona hirya no hino. Uyu mukobwa rero yakomeje kugenda ahakana yuko atakoze ibyo ngibyo, atagonze uwo mukindo barimo bamushinja n'iryo poto, yabyakanye. Gusa ikindi kirimo kibihamya ni uko imodokari uyu mukobwa yari atwaye imaze iminsi igera kuri 3 ivuye mu igaraje, yari yangiritse cyane. Ibyo nabyo biri mu biri kumuhamya uyu mukobwa, gusa arimo agenda abihakana
gusa nabwo ikindi kintu kirimo kimutarishamo ni ahantu yari yagiye kunywera hari abantu benshi, nabo barimo babihamya neza yuko uyu mukobwa yahavuye yasinze yanyweye ibiyobyabwenge byinshi, ku buryo bari barimo bamubwira ngo waretse gutwara imodoka yawe ukayiraza hano ko nta kibazo iri buhure nacyo, hanyuma ugatega imodoka yawe ukazaza kuyireba umunsi w'ejo. Ubwo uyu mukobwa yakozwaga ibyo ngibyo byo gusiga imodokari yiwe, yabihungiye kure aravuga ngo reka reka ntabwo byashoboka, ntabwo nasiga ikinyabiziga cyanjye nakiguza yanjye ngomba kugitwara. Uyu mukobwa rero yarabyanze, ubwo yabibwirwaga abica ku ruhande cyangwa se abica amazi ibyo bamubwiye, gusa hanyuma yabonye ko ibyo bamubwiraga byari byo, hanyuma noneho dore ari kubona ko iyo agikora ibyo bari bamubwiye ibi byose bitari kumubaho. Umuntu najya kugira inama ujyajye umwumvira yuko burya hari impamvu aba abikubwiye, hari ibyo ababona bitagenda. Aho abona byateza, ari nako n'uyu mukobwa wacu byagenze. Nabo bari bari kumwe baramubwiye ati ese waretse gutwara imodokari ukazaza kuyifata ejo, ko imodokari yawe aho iparitse nta kibazo iri buze guhura nacyo. Uyu mukobwa yanze kubyumva aravuga ngo ndatwara imodoka ntawayinguriye, yewe gusa nawe yaje kubona inyungu zabyo nyuma, kutumvira, kwanga kumva ibyo bakubwiye, ahubwo wowe ugashaka kuzana ubwawe ubuyobozi wiyumvisha ngo urakomeye, gusa nawe iyo wanze kumva ingaruka uzibona nyuma. Rero gusa nyuma uyu muhanzi wacu Bruce Melody yakomeje avuga ngo mureke uyu mukobwa yisohokera ajye gukurikirana ibikorwa bye remezo, amafaranga ndayamwishyura murimo mumuca. Gusa ntibazi abantu benshi icyateye uno musore wacu kuvuga ngo arishyurira uyu mukobwa bamureke yisohokera. Abantu benshi rero byakomeje kuba urujijo, bakomeje kwibaza impamvu yatumye Bruce Melody avuga ngo aramwishyurira. Rero benshi byabacanze, reka ikiganiro cy'uyu mwanya tugisoze aha ngaha, reka nkubwire cawu cawu, Imana ikomeze ikurinde, ukomeze ugire n'umunsi mwiza. Njye twabonye mu kiganiro amazina yanjye nyakuri banyita Ntakirutimana Obedi, icyo usabwa ni ugukanda subscribe kuri iyi YouTube channel ya Mansa Musa kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye.